nyine muri Yesaya 61 umurongo nshaka gusoma ku murongo wa mbere ugeze ku wa gatatu. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Abakirihe ubuntu bw'Imana, abakiriye agakiza, abavutse ubwa kabiri, ababaye ibiremwa bishya muri Kristo Yesu, mu mazina yose Bibiliya itwita ariho kuba turi ibiti byo gukiranuka. Hari ibiti, ubwoko bw'ibiti witwa terebente. Ntabwo ari ibiti byose ngo twitwe les terebentes de la justice dans la plantation de Dieu. Mu murima w'Imana ngo turi ibiti byo gukiranuka. Turi ibiti byo gukiranuka. Turi ibiti byo gukiranuka. Ni ukuvuga ngo rero nimba turi ibiti bitari ibyo ari byose, ngo ni ibiti byo gukiranuka. Ni ukuvuga ngo gukizwa ni ukumenya ko ari uguhesha icyubahiro Imana, kandi ukagaragaza ugukiranuka wayo, kubera ko wahindutse igiti cyo gukiranuka mu murima wayo. Nimba tudakiranuka, murumva twabaye iki? Twabaye iki? Twabaye ibindi biti bitari bya bindi, kuko mu murima cyangwa mu ishyamba hari ibiti by'ubwoko bwose. Hari ibiti ujya gufata bikakujomba, kanibaza n'impamvu wabyegereye. Twe ntabwo turi ibyo. Imana ishimwe. Hanyuma ngo ibyo biti kandi ngo icyo bibereyeho, amen, ngo ni ukwamamaza icyubahiro n'ubwiza bwayo. Amen. Muri Yesaya twatagiye gusoma 23, sibyo? Umurongo wa 21. Abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Amen. Ngo abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Twaremewe muri Kristo kwerekana ishimwe rye. Wayibise? Amen. Murabona ari mu Kinyarwanda ari ikintu twahombye. Dusuye hariya muri Yesaya 61, muri 61 Yesaya ko ari ijambo rya Mesiya, ngo umwuka w'Uwiteka ni Kristo, uko yarabumbuye rimwe ari muri sinagoga, bumbura icyo gitabo asomaho ibyo, ngo icyo ni cyamuzanye aduhindura ibi hamwe n'ibindi byose, aduhindura ibiti. Sobare aduhindure kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Ngo bahinduke ibiti byo gukiranuka. Ekada bahinduke ibiti byitwa terebente. Ndaza kubibabwira, mwandike terebente. Bahinduke ibiti byitwa terebente. Ntabwo ari ibiti byose, ngo terebente zo gukiranuka. Apana ibiti gusa byo gukiranuka. Terebente zo gukiranuka, afin qu'on les appelle des terebentes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Terebente niki? Ngo umwami Yesu yaje kuduhindura ibiti byitwa terebente yo gukiranuka mu murima wayo, cyangwa
mu ishyamba ryawe, plantation. Amen. Ariko plantation ntabwo ari ishyamba kuko ni planté byatewe n'umuntu. Tuvuge umurima. Terebente niki? Murabona parfait. Abaye guspring parfait. Ona aragacupa muita perfume sibyo? Agacupa kangana gutya. Kareshya gutya, sibyo? Agacupa kareshya gutya. Wenda gafite largeur ingana gutya, kareshya gutya. Aragacupa kagura kareshya gutya. $500 500. N'amanyarwanda ngahe? Amanyarwanda 500 zirarenga. $1 rimwe ubu igeze ku 1300 na. Tuvuge 1800 tuvuge. None agacupa kangana gutya ka parfum runaka kagura $500,000. Hari nakagura $1,000,000. Kari iki? Naguze amavuta Maria yasutse kuri Yesu. Yuda yarazunguje umutwe ngo afushije ubusa. Donc na iyo parfum iba ari de haute qualité comme. Amen. Wayumvise? Ariho za parfum rero zitakorwa n'ibintu biboneka ari hose. Kandi izo parfum niza ba milliardaire. Niba bakire bitwa Jet Society. Jet Society. Vango nibagendera mu ndege za rusange. Bafite jet yabo. Abo bitwa Jet Society. Wabibise? Iyo bagiye guhura za Dubai, bagiye guhura za hehe, bagiye guhura Nice, bagiye guhura hehe, umunsi aza muri jet ye. Nimwe babita Jet Society. Abo rero iyo bakoze umunsi mukuru wawo, party yabo, champagne, icupa ya champagne ligura $1,000,000. Icupa ya champagne. Iyi champagne $1,000,000. Ni miliyari y'amanyarwanda na $1,400,000. Icupa rimwe. Muri isi iya de fou. Tugaruke rero kuri kagacupa. Iyo parfum nk'iyo iva kure. Hari ibiti Imana yaremye by'umwihariko bivamo za parfum. Nk'iriya mibavu yakoreshwaga mu buturo bwera. Amen. Ubu ntabwo wayibona mu ibiti, ntabwo iboneka. Ko Imana niyo yavuze ngo muvane muri ibiti, bari muri ibiti, bari muri ibiti. Cyangwa amavuta runaka yakoreshwaga mu buturo. L'huile yavaga mu biti special. Iyi terebente rero ivugwa hano ngo Yesu yaje kuduhindura de terebente de justice dans la plantation de Dieu. Yaje kuduhindura ibiti bitwa terebente zo gukiranuka. Terebente ni kimwe muri ibyo biti bivamo icyo bita les huiles essentielles. Amavuta afite impumuro idasanzwe. Niyo bavanamo bene izo parfum. Ngo twebwe rero Imana yatugize ibiti biri rare, ibiti bihenze, ibiti bivamo amavuta ahumura neza kandi atashobora kubonwa na buri muntu wese kiretse abantu bake cyane mu isi kuko ahenze. Ntabwo twahinduye igiti cya avoka. Kwavoka umuntu wese arayirya. Ntabwo twahinduye amapera ngo tuvane amenyo. Twahinduye ibiti bitwa terebente de la justice. You are not anybody. Tu n'es pas n'importe qui. Wowe urahambaye. Ufite agaciro gakomeye. Mwana rero ko mu Kinyarwanda twari twahombye. Ubwo twubize ko ari ibitebyo byose. Wenda ni avoka yo gukiranuka. Ajya bya biti abakurambere bacu bavanagamo iyo barweza grippe bari ngorora n'umuravumba nabigira igiti. Nk'ubu rero
wari kugenda uzi ko turi imiravumba. Turi ibiti byitwa terebente. Dore Bibiliya yanjye iravuga ngo afin que on les appelle, bazabite les terebentes de la justice. Ibiti byitwa terebente yukira iranuka une plantation de l'Éternel. Ubustani bw'Imana pour servir à sa gloire. Ngo yiheshe cyubahiro. Ngabo abo turi bazatwite, pana biti by'avoka, pana ibiti by'umuravumba, bazatwite ibiti by'agaciro bitanga parfait ihumura ihenze. Niyo mpamvu igurishwa mu gacupa gato, en petite quantité, kuko nabo kugira ngo bavanemo nka litiro iyo parfum ihenze n'akazi gakomeye. Niyo mpamvu bagurisha mu gakante gato gutya $500,000 kagana gutya. Uguye ku ducupa nka 5 wowe uri hano ntabwo tuzongera kubona mu itorero, bituba umucuruzi wibera Dubai, bayibaye agakiza amasengesho ngaruka kwezi kada zongera kuyibuka. Mwabyumvise? Biravuga ngo batwite ibiti bihenze byitwa terebente, bivamo les huiles essentielles, amavuta y'agaciro avamo parfum ikomeye cyane. Bariya rero ba miliyarderi mujya mwumva bafite za jet prive nk'izo, ntabwo bisiga bitwe twisiga, ntabwo bakoresha izi nuze deodorant dukoresha, ntabwo bisiga za parfum. Bafite abafournisseur babo, bafite iduka zabo special, aho winjira gusa ari uko ufite kulibera ako kanya $1,000,000 ku gacupa gato. Kandi bajya barutanisha parfum zabo. Akanyura hariya umudamu mugenzi we cyangwa mu gasimbizi bajya kumubaza aho yayikuye, kuko ils sont toujours à la recherche y'igisumba by'abandi. Amen. Hagati aho hari abantu bicwa n'inzara ku isi. Urazi ako gacupa abantu kagaburira ayo mafaranga benshi. Byose Imana ijya ibareba ikavuga ati ngayo maraha muzatahira nyuma y'urupfu, nta bindi muziga mwaronse ibyanyu mugibona ukiri mu isi. Amen. Nigeze kubona iyo misi mikuru nk'iyo agapla ka salade, iyi salade zacu nyine yuke cyane kangana gutya, kangana gutya $30,000 kangana gutya agasalade, kuko bakwiye kugaragaza ko batameze nk'abandi. Kuko bene abo baba bafite nk'amamiliyari magana mu byo batunze, miliyari magana. Urumva rero gufata bakajya rero kugura iyo parfum iva kuri terebente, sibyo? Cyangwa ibindi biti nk'ibyo Imana yaremye bivamo les huiles essentielles, bakagura $1,000,000 ntacyo bivuze kuri bo. Amen. Iyi si iri mu bintu byinshi, harimo injustice ikomeye ku isi. Twumvise ko twitwa ibiti byitwa terebente de la justice. Ibiti byitwa terebente yo kiranuka, ngo niko bakwiye kutwita. Amen. Afin qu'on les appelle. Nibande bakwiye kutwita abantu batubona. Afin qu'on les appelle, il y a on nabo hanze yacu. Afin qu'on les appelle des terebentes de la justice. Amen. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tukiri aho bavandimwe, nimumva yuko nimba ari twe bavanamo ayo mavuta ahenze ahumura neza, nuvuga ngo muhita mwumva ijambo ndi bubabwire nituva gusenga. Ubanze mbere yo kujya gusenga umenye ko Imana ikwise igiti special cyitwa terebente. Amen.
kandi kivamo nuzeya iyo bita les huiles essentielles, ni amavuta avamo za parufe zikomeye cyane zihenze. Ubanze uwitekereze kuri icyo giti, ntabwo ari umuntu wabivuze, ni Imana yabivuze. Hanyuma nugaruka ndakubwira ikindi gikomeye rero. Amen. Aha, bate minota 10. Ese urabyakiriye kuri terebente? Ni value, ni valeur Imana ikubwira ufite mu maso yayo. Nimba abandi bakubwiye ko ntacyo umaze, barakubeshye. Imana irakwita, nivuga ngo uri giti cy'avoka, uri giti cy'umuravumba, uri giti cy'inanasi uri giti cy'umwembe. Amen. Uri giti spécial cyitwa terebente, kandi ivamo les huiles essentielles, amavuta avamo parfum ihenze. Niko Imana yakwise, kandi nukukwiye kubyakira, kandi nukukwiye kuzajya wireba. Nujya mu ndorerwamo uvuti genda terebente, yaremewe kutanga les huiles essentielles, amavuta avamo parfum ihenze. Amen. Ba milliardaires bisi birukanga bashaka. Bati minota 10. Genda witekerezeho kuri terebente, kuri igiti kihambaye. Haleluya. Aya nugaruka ndakubwira rero ibindi byiza. Imana ishimwe. Amen. Iminota 10.